kose icyo ari cyo cyose mushiki wanjye ndabizi ntabwo wakemera ko nkora ibi ngibi ariko ngomba kubikora uwihishe inyuma y'ibyakubaye uwo ari we wese ngomba kuguhorera kandi agomba kubyishyura bikubye igiciro kinini cyane byansaba gutanga ubutunzi bwose mfite byansaba kuba uwo ntari we ariko ngomba kuguhorera ndabizi ntabwo byoroshye iyo umuntu agiye kwihorera acukura imva ebyiri ariko aka kanya noneho njyewe maze kuzicukura mfashe icyemezo ndasubira inyuma uwihishe inyuma y'ibyakubaye uwo ari we wese ndamuziye kandi nje ntahagarara nzakora ibishoboka byose nzamufatisha amaboko yanjye kandi ibyo yagukoreye byose azabyishyura mu maboko yanjye nta bundi butabera nkeneye usibye kumufata mu maboko yanjye Imana nizi icyo nzakora gahunda yanjye y'uyu munsi umeze gute boss uyu munsi mwari mufitanye inama na OG Business Group niyo yari iri hafi cyane izindi ndabona ziri inyuma y'aho yari iri mu kanya saa okay izo gahunda tugiye kuzihindura kuko ntabwo mwari ubuntu ntanagiye ariko boss hari ibindi ngiye mu byihutirwa kuzihindura boss already nisaye n'abantu bo muri OG Business Group bari mu nzira ntabwo mfite uburyo nabahagarika wabanza ukatendinga iyo nama nabo ntabwo byashoboka kubabwira bakazaza ejo none se boss njye ndimo kumva kwakanira abantu bageze hano bitaba ari byiza at least wabaha iminota mikeya cyane ubundi ugahita ujya muri gahunda yawe kuba baje yego sava bahamagare nimba bidakunda bareke bagera hano babwire ko ntaboneka ko mfite izindi gahunda zihuta ngomba kujyamo turumvikana so nibaza muvugana ndibaza nko muri OG Group nta bintu byinshi mushobora no kubivugana nimba hari ibyo nsinya ntazabisinya ejo right mfite byinshi ngomba kwitaho boss ariko bari bagiye kugera hano pera nakubwiye ngo ibindi binkeneye nzabikurikirana ejo ubu ngubu ntabwo nkari sava nibaza unabwire ko ntahari bigize gahunda yihutirwa okay boss ugomba kubyitaho okay yeah kibazo kugira boss mu ngo
ese ikinyabupfura cyo kwinjira muri ofisi z'abantu utakomanze ugikora noneho ukaza ukanihereza ibyicaro tugufashe iki se none igihe uzamugaruka mu mwanya mutonya akuvugisha byibuze ubu se umwanya ushaka urenze igihe umaze unyicaye imbere utavuga n'umuntu mbere gukunda nawe ntibyashobotse pe ariko nyemera tukaba inshuti byaba ari iby'agaciro mu buzima bwanjye sinzi uko nabikubwira gusa waba ukoze Dani ngira ngo urabibona ko mbere y'uko uzanarinde mu kazi so if you excuse me wasohoka nkikomereza akazi cyane ko umushuti wawe nta n'uhari nawe tumenyerije kureba ngaho usibye webera okay fine wambonye ngaho usohoka nikomereza akazi hey wamfasha basukanya ivandi mu mutungo ese ibyo ndi kuvuga nibyo bigoye kubyumva cyangwa ururimi ndi kubivugamo nirwo rugoye kurwumva ibyo uri kumbwira uri mukuri pe musanze mu kazi ariko ushaka kubwira kuba narakuze mu buzima bwanjye biranyica abeg hasi twibera inshuti abeg ese Dani igihe umaze ntakibana nawe usigaye ufite ubumuga bwo kutumva how many times do I have to tell you that I'm busy umuryango urakinguye out abeg Dani out thank you Alo. Beti. Umeze ute? Mbese musore ko
ko igihe kirenze utarampa update bimeze bite umuzigo wanjye ugeze he? none se mu bintu twumvikanye ko byibuze buri masaha 6 ugomba kumpa update, nta mpamvu n'imwe ufite yo kumpa. Nyumva neza, nkeneye update buri masaha 6 y'ukuntu akazi kanjye kari kugenda. Umva nkubwire, nizere ko utari kumbeshya, kuko ubaye uri kumbeshya wazabyicuza ubuzima bwawe bwose. Ikibazo cyose ushobora guteza, make sure ko icyo kibazo cyakemutse, kuko ikibazo ushobora guteza imari yanjye ikangirika. Ibintu nagukorera nkubwije ukuri ko n'ikuzimu badashobora kukwemera. Ibyo uvuga mu magambo nizere ko ari ukuri. Hanyuma buri masaha 6 ugomba kumpa update kurinda ugeze i Kigali. Sawa. Nizere ko ibintu twumvikanye ntazongera kubisubiramo n'indi nshuro habe n'umunota n'umwe. Morning, boss. Morning, babe. Boss, ntabwo urasoza kwitegura. Ikidasanzwe se. Ariko boss, Amasaha ariko ndabona amasaha yagiye byo. yeah. Sorry. Reka tuze utu tuntu uba wicaye gato iminota mike, ntabwo birenze iminota 5. Okay, boss. Ariko ugira vuba boss Ahubwo se bera. Sorry nakerewe, ariko ni email nagombaga kohereza kubera ko hari shipping ngomba kohereza, kandi wa mukiriya w'ejo size biri ku murongo ku buryo nta kintu kiri gukora abantu. That's why kumenya ngo nabitinze aho kindi ndi kubitunganya. nta kibazo. Ni karibu wicaye kugira ngo mbanze muri gutunganya utuntu kirema ishati, ibindi nari namaze kwitegura. Nituva mu nama ya board turahaca tuvugane nabo tubigire. Okay. Ndabona ibi nabyo mbisoje, reka nzimye imashini ubundi nitegure nze tugende.
Bera, twagenda noneho. Okay, nta kibazo. Jesus.